turabasuje mwese abadukurikiye kuri Nkindi Family TV Show mu Rwanda, abari mu mahanga, abumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese. Uyu mwanya ntabwo twishimye, ntabwo tuje guseka, turababaye kubera ko imitima yacu ntabwo yishimye, ariko ntitwabura gutangira tubasuhuza. Rero nkuko mubizi, ejo nari nakoze inkuru mbabwira ku makuru y'umukunzi wacu Vava, ariko uyu munsi murabyumva ko ntabwo turi kuvuga ngo dusohore ijwi neza. Mbabajwe no kubamenyesha inkuru y'akababaro muri kano kanya ko umukunzi wanyu Vava mukunda yitabye Imana. Murabizi ntabwo bitunguranye, yararwaye, twababwiye ko yararwaye. Hanyuma nkuko nababwiye ko twabaye tumujyanye mu rugo hano hafi n'ibitaro kugira ngo abanze atore imbaraga, kubera ko ibitaro byari byamwohereje nta ambulance bimuhaye, nta déplacement yindi, batamubwiye ngo genda ujyane iyi transfert uce muri scanner, uzagaruka utuzana ibisubizo, cyangwa se ugaruka hano mu bitaro. Twe nibyo twarebye tubona nk'umuryango akwiye kuza akaba abanza agatora ingufu, cyane ko twe twamaze kumenya amakuru ko Valentina yahumanyijwe. Narabibabwiye mu kiganiro nakoze ejo ko yahumanyijwe. Hanyuma uyu munsi nibwo twazindutse bitameze neza, ku makuru mvuye muri famiye, ngewe ndi hafi na famiye yararimo. Hanyuma ejo barasengaga tukabona ibintu biragenda neza, aho aviye mu bitaro. Muri hangana uko mwumva mvuga nuko numva mu twanjye ntabwo bimeze neza. Valentina yari inshuti yanjye. Hanyuma tugasenga nimugoroba, akaba yakwaka icyo kunywa, akatuvugisha. Ejo nimugoroba yaranavugaga, ubona rwose ko ibintu bitangiye kuza. Hanyuma turi kuvuga ngo uko byasa kose uyu munsi ubwo turi kubona bitangiye kuza, turaza kujya twajya kubona gufata imodoka tumujyane gucahe muri scanner ku Kibuye, nk'uko bari bamuhaye transfert yo kujya gukora scanner hariya ku Kibuye. Uyu munsi rero twazindutse n'ubundi abantu bamusengeraga hafi aho ngaho bahari, n'ubundi barasenga, ariko tuzinduka bitameze neza. Ariko n'ubundi twari twaranye gahunda y'uko agomba kujya guca muri scanner. Hanyuma mu gitondo nibwo yazindutse tubona ko noneho yagiye yaremba kurushaho. Wamuhaga amazi akayaruka, wamuha ibiryo akabiruka, wamuha igikoma akakiruka, wagerageza kuguforosa kugira ngo urebe ko byibura ikintu Vava wacu yafata, ukabona ubuzima ntabwo. Ubwo byatumye dukora ibyihuse, habaho famiye iraterana, bakodesha imodokari yagombaga kumujyana kugira ngo bakoreshe scanner, turebe ikintu kiri gutuma ikintu cyose Vava ahawe akiruka. Hanyuma imodoka yaje kuboneka, bamujyana i Karongi. Nari nababwiye ko amakuru yose ndajya nyababwira. Yageze i Karongi ku isaha ya 8 z'uyu munsi, 8 z'amanywa uyu munsi wa none. Ariko amakuru tutaramenya neza nuko tutamenye niba yaba yitabye Imana yamaze guca muri scanner, cyangwa niba yaba yaguye muri scanner. Gusa ku makuru dufite nuko yakababaro, nuko ku isaha ya 10 n'iminota mikeya Vava yaramaze kuva mu mwuka w'abazima. Uyu munsi uhera rero uyu mwanya mwumva aya makuru, ntabwo Vava akiri mu mwuka w'abazima. Uwo mwitaga umuhanzi wacu Dorimbogo wakundaga kudusetsa, waduhereza agasho, yamaze kuva mu mwuka w'abazima. Rero ndabasabye rwose, gusa nta kintu tumushinza, yabonye umwanya wo kwihana rwose. Bamusengeraga akagira umwanya wo kwihana, cyane ko yaniyumvaga umuntu wese bavuganaga yamubwiraga ko uko byasa kose nta rubanza afitanye n'Imana, ibyamutandukanya n'ijuru byose yamaze kubikuraho. Rero twicaye tuzi ko tudashidikanya ko byakanga byakunda Vava wacu ijuru yayitashye. Dukore neza kuko Imana yari yamuhaye igihe cyo kwitegura, Imana yamuhaye igihe cyo kwisubiramo. Dukore neza kugira ngo natwe abakunzi bacu, abamukunda, famiye ze, ababyeyi be bazamusange. Rero sinabura no kubabwira yuko famiye ifite ikibazo pe, ifite ikibazo cy'ubushobozi. Bari bamujyanye i Karongi ariko imodoka bakodesheje, ariko kubera ari amakuru agiye agenda agaragara avuga ko ari plaque bari gukina, ari kwirwarisha, abantu bamwe bamuteye inkunga, bageragezaga kumufasha, abandi bahita bahina ikiganza cyabo. Uyu munsi famiye
ntabwo yifashije, ku buryo ku makuru ufite uyu munsi kugera kuri uyu munota ni uko no mu bitaro yaguyemo bya Kibuye yari yagezemo uyu munsi wa none bari bari kuvuga ngo be kumushyira muri morgue. Niyo makuru njye numvise, sinabura kuyabaha umukunzi wanyu. Be kumushyira muri morgue yishyuza ku ijoro kubera ko nta mafaranga bafite, ahubwo bamushyire mu buruhukiro kwa kundi bisanzwe kumwe kera babikoraga, ziriya firigo zibika imibiri neza zitayizaza iterambere ritaraza, kumwe babikoraga bajyanaga umuntu aho bita mu buruhukiro akaba ariho bamuryamisha. Numvaga n'imiryango ye ariko iri gusaba ko, kubera ko ibibazo by'ubushobozi urabona batunguwe n'uru rupfu, nta muntu wari witeguye uko byasa kose ko Vava yava mu mwuka w'abazima. Baratunguwe, numvaga bari kuvuga yuko umubiri we bashobora kuba bawubitse mu buruhukiro mu rwego rwo kugira ngo badakoresha amafaranga menshi, kandi ejo n'ubundi bazakenera, cyangwa ejo bundi bazakenera imodokari yo kumanura umubiri we, umurambo, ngo bawugeze muri famiye. Rero amakuru twabagezagaho arababaje kuyavuga, biragoye, njyewe byananiye kubyakira kubera ko yabaye nabaye imbere ye cyane, yagumye mu biganza byanjye cyane. Uretse uyu munsi wa none ntabashije kuba ndi kumwe nawe, ariko indi minsi twakundaga kuba turi kumwe, namusuraga, namwiriranwaga, nubwo navaga ku bitaro bwije, ariko bibaye ngombwa ko ava mu mubiri njyewe nawe tutari kumwe. Birababaje ku bantu mwumviye iyi nkuru, kubyakira biragoye, ariko mudufashe, mukomeze kudusengera, dusengere famiye, dusengere abakunzi be. Imana ikomeze umutima wa buri muntu wese wumviye iyi nkuru. Irababaje kuyumva, biragoye kubona umwana w'umukobwa nk'uriya ava mu mwuka w'abazima. Si uko nta mbaraga abantu bakoresheje imbaraga zose. Urumva yari ari kwa muganga, n'ubundi yagiye gukoresha ibizamini, ariko ikigaragara cyo nk'uko nari nabwiye ko bamuhumanyije rwose, Valentina yararozwe. Kandi ndagira ngo mbwire wowe muntu wamuroze, nkubwire wamuroze atakugiriye nabi, umuroga atakwiciye, umuroga ari mu gikorwa cy'urukundo atakwanze, utagira ngo ntabwo twakumenye, twarakumenye. Ibyo wakoze byose uko wabikoze twarabimenye. Mboneraho no kubwira abantu bavuga ngo Vava ngo yaba yarishwe, ngo hari ngo akabuto ngo yavuze bamushyiriye kwa muganga. Ntabwo kari akabuto ariko kamwishe, kubera ko si we wakariyeho wenyine. Abarwayi bari mu bitaro bose bari bafite uburwayi bw'igifu. Nagiye mbona ejo muri comment bari kuvuga ngo ese ngo ako kabuto ngo kaje ngo kuriye ngo bakakamuhanga, ubwo ngo nikaba ngo kari gahumanyije. Hoya, nanjye nakariyeho, ubwo niba kari gahumanyije, ubwo nanjye ubwo ejo bundi muritegura ko nanjye ubwo ndagenda. Ariko nababwira ko atari ko kamuhumanyije. Hari n'abandi mwari mwafashe iyi nkuru muyifata nkaho ari burage. Ntabwo ari burage pe, ni ukuri ntabwo yari burage, ni inkuru yari ikomeye kandi yari seriye. Nubwo itangazamakuru byinjiyemo bikinjiranamo ingufu, bamwe bakavuga ararwaye, abandi bakavuga ko atarwaye, abandi bakavuga ko ari plaka, bakavuga ko atari plaka. Ariko kugera kuri uyu munota nibyo nahoze mbabwira ejo, ndabwira ngo we muntu uri kuvuga inkuru za Vava uvuga ko atarwaye, uyu munsi aramutse avuye mu mwuka w'abazima waravuze ko atarwaye, wabigarura gute? Rero ikigaragara cyo Vava yararwaye, atabarutse ari umukobwa, arigendeye, kandi ntabwo twamwangaga, ntabwo dutangaje inkuru mu buryo bwo kugira ngo tumwishime hejuru. Ni ukugira ngo abakunzi biwe babimenye, abafite ikintu cyo gufasha famiye ye, ni ukuri mwihangane, mukore ku mufuka, mufate uriya mukecuru mu mugongo, kuko abuze umwana w'intwari. uriya mwana niwe wari utunze famiye, ni nk'aho ari we wari ugize famiye ye yose. Bose niwe bari bahanze amaso, ariko ntabwo Imana imukunze kuturusha. Abanzi baramwivuganye, nta kundi nyine babonye ko ubuzima bwe bugomba kurangira ubu ngubu. Rero nubwo bimeze uku nguku, ndabasaba abakunzi ba Vava, ndabizi afite abakunzi benshi, ntitumwibagirwe ngo ni uko apfuye. Arapfuye, ariko apfuye nk'intwari.
yapfuye tumaze kumumenya twese abanyarwanda. Yaduhaye show turabizi, yaradusekeje, yaduhaye urwenya, abo yakiniye amafilime, abo yaherezaga content mugahembwa kuri YouTube. Ni ukuri ndabinginze tugende twese hamwe, nanjye ntivanyemo, dukore ku mifuka yacu, dufate uriya mukecuru mu mugongo, abone ko uko byasa kose Vava yari ari mu gisata cya showbiz, ari abantu yabanaga nabo, atari abantu badafite ubumuntu, babone ko ari abantu yabanaga nabo. Ndabinginze umuntu wese iyi nkuru uyibona wumva yari afite umugambi wo gufasha Vava akanga kumufasha kubera yuko bari kuvuga ko ari prank ari gukina, uyu munsi noneho rero byagaraye ko atari prank, ko yamaze kuva mu mwuka w'abazima. Ntekereza ko nta muntu wakina prank avuga ngo yapfuye kandi atapfuye. Ngewe amakuru ndi kubana nabwiye ko ari ukuri, ngomba kujya mba ndi hafi na famiye, ndi hafi naho yarari, ndi hafi n'ibitaro yararwariyeho, ntago ari prank. Noneho ni iby'ukuri, yamaze kuva mu mwuka w'abazima ku isaha ya 10:00 mikeya. Valentine yaramaze kwigendera. Urumva rero ntago amakuru ngewe nari buyicarane, nubwo umutima wanjye udatuje, nubwo umubiri wanjye utameze neza, ntago amakuru nari buyicarane. Ni breaking news nagira ngo mbabwire abakunzi ba Vava, mubimenye ko uyu munsi wa none, tariki ya none ya 26 ndumva, none ni 27, nacanganyukiwe muri Ihangana. Tariki ya 27 ku munsi wo kuwa gatandatu ku isaha ya 10:00 mikeya, ko Vava wowe waririmbye Dore Imbogo yaramaze kuva mu mwuka w'abazima. Uyu munsi roho ye Nyagasani amutuze heza, amwakire mube. Ndabizi ko yabonye igihe cyo kwihana, kandi ngewe twahoranaga yahoraga ambwira ko umutima we nta gishyika kiriho, nta rubanza yumva afitanye n'Imana. Ibyo akemura n'Imana yamaze kubikemura, kandi namwe murabyibuka ko no ku Rugendo TV ku nkuru yakoze yaravuze ngo niyo napfa ndumva nta muntu nawe mfitanye nawe urubanza, uwari umufiteho ikibazo amubohore rwose yigendera amahoro. Rero murakoze, ndabashimiye. Ibiganiro byacu nakagaruka, ejo tuzakomeza kubabwira uko byifashe. Ntabwo famiye zirafata umwanzuro ngo batubwire ngo ni gute bimeze, ariko uko byasa kose amakuru yose uko ndajya nyamenya ndajya mbabwira. Abantu bazaza gutabara turabamenyesha aho bazashyingura, mbese ndajya mbabwira buri makuru yose ndajya amenya uko bimeze. Ku bantu bifuza kumutabara ndajya nyababwira. Mukomeze mudukurikirane, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, murakoze.